Turabasuje kandi tubaha ikaze kwiteganyagihe mwateguriwe na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire ku munsi w'ejo ku itariki ya 13 Kamena 2024 turateganya imvura mu bice bimwe na bimwe by'igihugu nkuko turibone mu iteganyagihe mu magambo arambuye ku masaha yo ku gicamunsi ahenshi hazarangwa n'izuba rizaba ryiganje ariko nanone hari ibice by'igihugu duteganyamo imvura. Umuyaga hazaba ari umuyaga uringaniye uri hagati ya metero 3 n'5 ku isegonda. Ku masaha mu gitondo nta mvura duteganya mu turere twose tw'igihugu. Intara y'Amajyepfo Muhanga niteganyijwe kuzakonja kurusha handi hakazagera kuri -13°C. Hateganijwe ko mu ntara y'Iburengerazuba Nyabihu ariyo izaba ikonje ugereranyije n'ahandi muri intara hakateganijwe -11°C mu masaha y'igitondo. Dukomeze turebe mu majyaruguru uko ikirere naho giteganijwe ku masaha ya mu gitondo. Mu karere ka Musanze niho hateganijwe gukonja kurusha ahandi hakateganijwe -12°C. Ahandi hasigaye igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe hagati ya -13°C na -14°C. Hateganijwe ko mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare ndetse na ka Gatsibo ariho hari bube hakonje ugereranyije n'ahandi muri intara hakateganijwe -14°C. Umujyi wa Kigali uteganijwemo -16°C. Dukomeze turebe ku masaha yo ku gicamunsi ikirere giteganijwe. Twababwiye yuko ku masaha yo ku gicamunsi ejo duteganya ko hari ibice by'igihugu bizabona imvura. Mu ntara y'Amajyepfo muri ibice biteganijwemo imvura ni mu karere ka Nyamagabe ndetse no mu karere ka Nyaruguru. Ahandi hasigaye hateganijwe izuba rizaba ryiganje. Hateganijwe ko mu ntara y'Iburengerazuba ho uturere twaho twose duteganijwemo imvura. Imvura kandi iteganijwe mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze ndetse na ka Burera ku masaha yo ku gicamunsi naho utundi turere dusigaye nta mvura iteganijwemo. Hateganijwe ko kandi mu ntara y'Iburasirazuba nta mvura izagwayo. Igipimo cy'ubushyuhe kikaba giteganijwe ari -29°C mu karere ka Nyagatare akariho hazaba hashyushye ugereranyije n'ahandi. Umujyi wa Kigali uteganijwemo -28°C. Umujyi wa Kigali nawo nta mvura iteganijwemo ku munsi w'ejo. Dukomeze turebe ikirere mu minsi iri imbere. Twabwiye ko ejo ku itariki ya 13 ndetse no ku itariki ya 14 duteganya imvura mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Rero bikaba birimo guterwa nuko dufite isangano ry'umuyaga cyane cyane urimo guturuka mu ishyamba rya Kongo ukaza uhura n'imiyaga iri mu gihugu hagati. Ubuhere bw'umwuka rero bukaba bwiyongereye muri iyi minsi ibiri. Hateganijwe kandi ko izuba ku munsi w'ejo rizarasa saa 11:56 za mu gitondo rirenge saa 12:04 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira iteganyagihe tubarakira ryo ku munsi w'ejo tunabifuriza kugira ijoro ryiza.